Muraho neza nk'ibisanzwe mbanje kubasuhuza. Muri video y'uno munsi tugiye gusobanura ChatGPT, ikoranabuhanga ryubatswe n'ubwenge bw'ubukorano dukunze kwita AI, Artificial Intelligence. Ese wigeze wumva izina ChatGPT ariko ntiwigeze umenya icyo ari cyo n'icyo gikora? Wumve witonze kuko tugiye kubisobanura byose mu buryo bworoshye kandi busobanutse neza. Ube hafi ntujye kure, nkubwira ngo nimba utarakanze subscribe yikande nonaho kuko nutayikanda ntabwo uzigera wongera kunyumva. Nuyikanda tuzajya dukomeza kubana no mu bindi biganiro by'ubwenge nk'ibi ngibi. ChatGPT ni porogaramu y'ubwenge bw'ubukorano AI. Ifite ubushobozi bwo kuganira n'umuntu nk'uko tuvugana bisanzwe. Muri make uko uvugana n'undi muntu niko wavugana na ChatGPT. Urayibaza nayo ikagusubiza, cyangwa se wabishaka ikakubaza nawe ukayisubiza. Iyi porogaramu yakozwe na sosiyete yitwa OpenAI. Ino sosiyete muyimenyereyeho gukora ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye. Muri ChatGPT iyo wanditse ikibazo, ChatGPT iragisoma igasesengura amagambo maze igakora igisubizo kimeze nk'aho wavuganaga n'umuntu. Muri make uyibaza ikibazo ikagusubiza nk'aho uri kuvugana n'umuntu ikoresheje ibyo yahawe mu gihe yakorwaga. ChatGPT nta mutwe ifite ariko ifite ubumenyi bwinshi yatojwe ikoresheje ibitabo, amakuru n'inyandiko za interinete yahawe kugeza mu mwaka wa 2023. ChatGPT yatangiye gukora ku mugaragaro guhera mu mwaka wa 2022, bishatse kuvuga yuko ubu ngubu mu mwaka wa 2025 imaze imyaka 2 n'igice ikora neza ku mugaragaro. ChatGPT ikoresha ikoranabuhanga ryitwa machine learning hamwe n'inkingi zikomeye z'ubwenge bw'ubukorano, transformer networks. ChatGPT ntitekereza nk'umuntu ariko ifite uburyo bwo gusobanura amagambo ishingiye ku buryo afatanye. Iyo uyihaye ikibazo itekereza neza icyo washatse kuvuga ikaguha n'igisubizo gikwiriye. Urugero, nimba wanditse ngo andikira email yo gusaba akazi, ChatGPT igutegurira uburyo bwiza wabivugamo n'uburyo bwiza wayandika, ndetse n'ikirenze iguha amagambo yo gushyiramo. ChatGPT hari ibyiza byinshi byo kuyikoresha. Bimwe muri byo byo gukoresha ChatGPT ifite byinshi byiza ushobora kuyikoresha, nko kwigisha ibintu bikomeye mu buryo bworoshye, nko kumenya uko internet ikora cyangwa uko wakwiga neza. ChatGPT ishobora kukwigisha amasomo yose. ChatGPT ishobora kugufasha kwandika ibaruwa, email, inkuru cyangwa umushinga runaka. ChatGPT ishobora kugufasha mu bushakashatsi, gushaka amakuru n'ibisobanuro kuri byinshi. ChatGPT ishobora kugufasha mu bijyanye na coding, ubwo aba developer muranyumva neza cyane cyangwa se aba programmer. ChatGPT ishobora kukubera umufasha wawe mu kwandika cyangwa gusobanura code, programming. ChatGPT ishobora kugufasha mu buhanzi, kugufasha gutekereza imivugo, indirimbo, inkuru n'ibitekerezo bishya bitandukanye n'ibyo wigeze ubona ahandi hantu. ChatGPT ni umufasha w'icyitegererezo utagombera guhemba. Gusa kuri ChatGPT hari ibintu ugomba kwitondera. Nubwo ChatGPT ishobora kugufasha, hari ibintu ukwiriye kumenya kuri ino ChatGPT. ChatGPT ukwiriye kumenya yuko itagira ubwenge nk'ubw'abantu, igendera ku byo yatojwe. Muri make ibintu byose iguha hari abayibihaye, kandi nk'uko ubizi nta muntu utajya ugira kwibeshya uko yaba ameze kose. Rimwe na rimwe ChatGPT ishobora kwibeshya igatanga amakuru atariyo cyangwa se amakuru adahura nayo wari ukeneye. ChatGPT nifite amakuru mashya cyane, ibihe bimwe bishobora kuba byarahindutse. Muri make ChatGPT ishobora kuguha amakuru atariyo kubera yuko amakuru ya nyayo yashaje.
hari andi mashyashya. ChatGPT si umusimbura w'inzobere, iragufasha ariko ni gufatira imyanzuro. ChatGPT dore ukuntu wayikoresha neza ikakubyarira umusaruro. Kugira ngo ukoreshe ChatGPT neza, banza utekereze icyo ushaka kuyibaza. Kugira ngo kandi ukoreshe ChatGPT neza, vuga neza ikibazo cyawe mu magambo yumvikana, kugira ngo nayo ibashe kugusubiza mu magambo yumvikana, yabasha kumvikana kuri buri umwe wese. Sobanura icyo wifuza. Urugero, ushaka kuyibwira ngo nshaka ibisobanuro byoroshye, cyangwa sobanura mu Kinyarwanda. Ikindi kintu cy'akarusho kuri ChatGPT utigeze usanga ku zindi mbuga aho ariho hose, ChatGPT ifite ubushobozi bwo kuvuga indimi zose ku isi yose, ndetse n'Ikinyarwanda kirimo. ChatGPT ntujye uyizera 100%, jya usuzuma ibyo ikubwira nimba ari byo, kuko nk'uko nabibabwiye mbere, ChatGPT nayo ishobora kwibeshya igatanga amakuru atari yo, cyangwa se ikaguha amakuru ashaje. Nubwo ibyo bidakunze kubaho, bibaho gake gashoboka. Koresha ubuhanga bwawe bwite kugira ngo ubashe gusobanukirwa ibyo uhawe. ChatGPT igufasha kwibuka ibyo wari wibagiwe. ChatGPT kandi icyitonderwa ahangaha, ntabwo ijya ibasha kuba yagarura ikiganiro mwagiranye mbere, kuko ntabwo iba ibyibuka, ntabwo igira ubwonko kugira ngo ibe yabasha kwibuka. Ino ChatGPT kandi, abahanga mu bijyanye na Artificial Intelligence cyangwa se ubwenge bw'ubukorano, bavuga yuko itangiye kugereranywa na Google. Google twari tuzi nk'ishakiro rya mbere ku ino si ya rurema ryabayeho, aho nta kintu wayibazaga ngo kibure kubonekaho. ChatGPT nayo rero irimo irabarwa nk'ishakiro rishobora kuba rigiye guhangana na Google. ChatGPT ifite inkomoko mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Washington DC. ChatGPT ni igikoresho gishya ariko cy'ingirakamaro. Ushobora kuyikoresha unyuze muri application yayo. Kuri ChatGPT icy'ingenzi ni ugukoresha ubushishozi n'ubwenge bwawe, kuko ari wowe ufata icyemezo cya nyuma. Nkubwira ngo niba wungutse ubumenyi muri iyi video, kanda like, usige comment, kandi wibuke gukora subscribe kugira ngo umenye byinshi kurushaho. Njye twabanaga muri ino video, ndi Mr. Lonje, loud and clear. Mukomeze kugira ibihe byiza.